Uko waba umuntu ugira gahunda, intambwe 6 zo gutegura icyumweru cyawe. Ku bijyanye no gutegura icyumweru cyawe, nzi neza ko byumvikana ko ibyumweru byihuta vuba ku buryo ushobora kwibaza uti nakoze iki mu cyumweru gishize, cyangwa ko icyumweru cyihuse. Ubuzima busa nkaho butubera bwiza kandi vuba mbere yuko tubimenya. Tuzaba dufite imyaka 70 kandi twibaze icyo twagezeho. Nzi neza ko wigeze kumva ijambo isiganwa ry'imbeba. Birasa nk'iryo dukora byose nk'abanyamerika bakanguka, bikaba ari ugufata ifunguro rya mu gitondo, kujya ku kazi, gutaha, kurya ifunguro rya nimugoroba, kureba televiziyo no kuryama. Gahunda igakomeza ku munsi ukurikiyeho nk'uko umunsi ubanza byari bimeze. Ni gute wategura icyumweru cyawe kugira ngo ubashe gutangira kubaho mu buzima ugera ku ntego kandi bukuzanira inyungu nyinshi? Andika iby'ingenzi kuri wowe mu buzima bwawe. Ni izihe ndangagaciro zimbitse kandi wizera? Ni iki kigutera imbaraga kandi kiguha ibyiringiro buri munsi? Ibyo ngibyo wabyanditse bigufasha guhangana n'imihangayiko y'ubuzima, ndetse n'igihe uba washobewe bikagutera akanyabugabo. Ni iki wifuza kuzageraho mu myaka 10 iri imbere uhereye ubu ngubu? Gerageza gutegura ibyo uzakora mu cyumweru gitaha. Buri mugoroba usoza icyumweru, ushobora kwicara ahantu hatuje maze ugapanga icyo uzakora muri icyo cyumweru gitaha. Ibintu upanga gukora byaba byiza ukoresheje nka Google Calendar cyangwa kalendari isanzwe, ukayandikamo. Ibintu uteganya gukora mu minsi runaka ni byiza kugena igihe kizatangirira ndetse n'igihe kizarangirira. Ibyo iyo ubikoze bituma ukoresha igihe cyawe neza n'igihe cyawe utakaza. Ni iby'ingirakamaro kubitegura mbere, uhereye ku byihutirwa kurusha ibindi. Ntekereza ko ushobora kuba waracitswe n'ubukwe, usiba inama ikomeye cyangwa indi gahunda ikomeye utabishaka bitewe n'uko udafite akamenyero ko gutegura ibyo uzakora mu cyumweru gitaha. Uyu ni wo mwanya wo kuba umuntu ugira gahunda. Muri make, dore ibintu 6 byagufasha gutegura ibyo uzakora mu cyumweru gitaha. Ikintu cya mbere ni ukwandika urutonde rw'ibyo wifuza kuzakora. Icya kabiri, buri mpera y'icyumweru, cyane cyane ku munsi w'icyumweru, byaba byiza ushatse umwanya ukicara hasi maze ukandika ibintu uteganya kuzakora mu cyumweru gikurikiraho. Icya gatatu, ushobora kwandika udupapuro duto turi ibyo uzakora, ukaba wabitwomeka kuri computer yawe cyangwa ku kindi gikoresho kikwegereye ku buryo ubasha guteraho ijisho mu buryo bukoroheye. Icya kane, kwandika igihe igikorwa gitangirira ndetse n'igihe kirangirira. Icya gatanu, kwishyiriraho ibintu ugira akamenyero muri icyo cyumweru. Urugero, ushobora kwishyiraho gahunda yo kujya ubyuka saa 11 muri icyo cyumweru utangiye, cyangwa gusangira amafunguro n'abo mu muryango wawe buri mu gitondo, cyangwa ukishyiraho intego y'uko uzaza muri icyo cyumweru uzahamagara abantu 2 mutaherukana kuvugana, mwamenyanye kera, urugero mukiri ku mashuri. Mu gusoza ndetse nako icya gatandatu, jya ukora isuzuma buri munsi ndetse wihe n'amanota urebe niba ibyo wapanze gukora uwo munsi wabigezeho. Ibyo bigufasha gutegura iminsi ikurikiyeho mu buryo bwiza kandi ukagerageza kugera ku ntego. Mu gusoza, turagushishikariza kubaho mu buzima bwiza bufite gahunda. Byaba byiza ubaye aho ugomba kuba. Urugero, nimba uri ku kazi ugomba kugakora neza ndetse amasaha y'akazi ukagakoresha neza. Niba uri mu rugo, ushobora gukora ibigenewe gukorerwa mu rugo, yenda wita ku bagize umuryango wawe, muganira, mufatanya uturimo runaka n'ibindi bitandukanye bikorerwa mu muryango. Niba ari ubwa mbere usuye channel yacu Niyonzima Emile Official, turagushishikariza gukanda kuri subscribe. Turagushishikariza nanone ukanda kuri iyo nzogera uhabona. Ibyo bivuze iki? Bivuze yuko
bizaguha amahirwe yo kujya ubona notification cyangwa ikintu kikumenyesha yuko dushyizeho video yindi shyashya. Mwakoze cyane, mwari kumwe na Emile, naho ubutaha.